ari we wese ugeze igihe cyo gushaka ni ukuri nawe usenga umwifurize gushaka kubera ko urugo ni umugisha. Iyo wagize umugisha w'urugo uboneramo undi mugisha w'urubyaro. Iyo waboneyemo umugisha w'urubyaro ariko udafite urugo ibyo byose ntago wabibona. Hari umuntu ugiye kumbwira ateze ushatse kuvuga ko uyu muntu utarashatse adafite ubutunzi. Rwose hari abantu benshi cyane bafite ubutunzi ariko muri bwa butunzi kubera ko ufite umuntu yiyumvamo babubanyemo neza abusesagura. Usibye no kuvuga ngo hari igihe abusesagura, hari igihe abubayemo ariko atishimye. Byagera nijoro akavuga ati mbuzunyi umpa. Byagera nijoro akavuga ati nubwo ndi gukorera aha n'aha navuye i Kigali nkajya gukorera mu ntara ariko mbuzumbaza ngo mbese wariye, mbese waryamye, mbese wakarabye. Ibi bintu nabyo birakenewe mu buzima. Hari abantu bataramenya yuko bikenewe ugasanga umuntu aricaka akubwira ati